Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi riri mu Migani ibice 12:25. Amaganya yo mu mutima atera umuntu akiyumvira, ariko ijambo ryiza risusurutsa uwo mutima. Umuririmbyi yararirimbye ati, burya ijambo ry'ukunda rishobora gutuma wirirwa neza. Iteka ibyo akubwiye usanga rinyuze umutima. Nibyo koko iyo ukunda umuntu, ibyo akubwiye bishobora kuguhindurira umunsi mubi ukaba mwiza. Hari igihe nari nicaye ahantu numva umutima wanjye nshaka gusenga. Mvugira mu mutima nti, Data Mana yacu, ko numva mu mutima wanjye meze neza wanzaniye umuntu tuganira. Nkomeza nicariye ndanabyibagirwa, hashize iminota nka 20 numva umuntu anyegereye cyane ameze nk'unyegamyeho, yicaye inyuma yanjye. Ndamusuhuza mubaza amakuru ye, ahita ambwira ko yumva mu mutima we atameze neza, afite amaganya. Ntangira kumuganiriza maze akajya ambaza ibibazo nkamusubiza. Hashize umwanya mbona aramwenyuye ati, burya Imana isubiza mu nzira nyinshi. Numvaga ntameze neza mu mutima, nuko ndasenga nsaba Imana ngo imfashe. None mbonye igisubizo, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Umutima wanjye uhita ukubita hahandi nanjye nari ndimo gusenga mu mutima mvuga nti, Imana yanjye wampaye umuntu tuganira. Yarahagurutse aransezera asubira ku kazi, mbona yishimye cyane. Twembi twabwiranye amagambo meza, namubwiye yamuhumuriza nawe anyereka ko ari Imana iduhuje. Nanjye numva rya sengesho ryanjye rirashubijwe. Wihangane uyu munsi ushaka umuntu ubabaye umubwira amagambo meza amususurutsa. Burya no kwiyunga n'umuntu mufitanye ikibazo bisusurutsa umutima. Shalom.